dutangiranye umugabo hano ari kumwe n'umwana barakoreka ageze ahangaha yarari mu bitaro. hari umusore wamunyuzeho ako kanya, hari agapapuro kese kamugwaho. aka gapapuro ese ninde ugataye? uriya musore uri kugenda yikanzemo. Debere rwose yasigaye yitegereza uriya mugabo, ndetse uyu mugabo rwose yari afite akana gato k'agakobwa kese kareba inyuma kitegereza uriya musore kamaze guterera agapapuro. kumbe kagapapuro uyu mwana amaze kukajugunya. barakoreka uyu mugabo nawe yitegereje rwose arebana n'uriya musore. Debere bose bararebanye, maze uyu musore rwose agira ikibazo, ashaka rwose kumenya ibyari byanditswe kuri kariya gapapuro, ndetse uyu mwana akomeza kwigendera. ariko uyu mugabo nawe akomeza avuga ati ubundi wa musore we uri kundeba iki? barakwereka hano hari abantu bari baje kwivuza. Debere barakwereka uriya mugabo ati uri kundeba iki? nakoze iki kuri kunyitegereza cyane? ni cyo kintu naba nakoze. Debere rwose ese uyu mwana kariya gapapuro ashobora kubajugunye kanditseho ibiki? n'ibiki byaba byanditswe hariya kurya umwana afashe rwose agapapuro akakajugunyira uriya musore? byagenze gute? ibyo byose nibyo tugiye kureba. uze kubana nanjye, uze gusoza iyi nkuru, uraza kumenya byose. barakwereka uyu musore abonye yuko uriya mugabo nta kintu amusubije, yese rwose afata ka gapapuro. umwana amaze kumujugunyira atangira gusoma amagambo yari yanditsweho. Debere rwose aya magambo yari yanditswe ahangaha ni amagambo akomeye cyane. kariya kana kari kumusaba ubufasha kati rwose mfasha, uyu muntu rwose umfite mu ntoki ze agiye kunyica, ikindi kandi afite intwaro. bigaragara uriya mugabo yari agiye kwica kariya kana. maze uyu musore byose yahise abisoma. kurikire rwose barakoreka umusore uri hano yatangiye gusoma byose. Debere uriya nawe ntabwo azi yuko akana kamutanze, ntabyo azi. ndetse uyu musore atangira rwose gukora ibishoboka byose kugira ngo atabare uriya mwana. ndetse uyu musore yari afite pisitori yari yagendanye, yise ayishyira hejuru ati rwose ibyo mufite byose hejuru, ibintu byose mufite hejuru. barakwereka umuganga uri hano nawe yagize ubwoba ashaka guhunga. Debere abari ahangaha bose bacitsemo igikuba bagira ngo rwose hari ikintu kibi kibaye. ndetse uyu musore akomeza avuga ati rwose mwese hejuru, amaboko hejuru, ibyo mufite mushyire hejuru, ubu rwose ni njye namwe. barakwereka rwose abangaba bose bese bashyira hejuru. ndetse hari umukecuru uri hano yatangiye gutakamba ari gusaba imbabazi ati rwose mumbabarire, nta kibi nakoze, nukuri rwose bana banjye mumbabarire, rwose nta kintu kibi nigeze nkora. Debere kandi byose uyu musore ari kubikora kugira ngo aze gutabara aka kana, ariko akoresheje iyi tekinike kugira ngo bataza kumuvumbura, bataza no kumenya ikintu yari agambiriye. ndetse barakwereka hari umugabo uri hano ati koko twakoze iki? ni cyo kintu cyaba kiri ahangaha koko? Debere barakwereka rwose abari ahangaha bose batangiye guhinda umushyitsi. ndetse uyu musore akomeza avuga ati ngewe mwanyibye kandi ngomba kubasaka uko byagenda kose, njye ibyanjye mugomba kubimpa. mwese rwose ibyo mufite mushyire hejuru, rwose nta kindi kintu nkeneye. ibintu byose mufite byaba telefone, ibikapu, ibyangombwa byose mushyire hejuru, njye nshaka ibyanjye kandi ngomba kubibona uko byagenda kose. bari kukwereka hano muganga umuforomo muri hano rwose yatangiye gutakamba ati kuko mana ibyo nuko tutigeze tubikora, byagenze gute? ndetse uyu musore ati ngewe ndava ahangaha ariko rwose ibintu byanjye mbibonye ko byagenda kose ntabwo mugomba kubijyana. uyu musore rwose nuko yatangiye ari gukoresha tekinike yo kugira ngo atabare uriya mwana. ese araza kubigeraho? ibyo byose katuze kureba niba araza kubigeraho. icyo ngusabye uze kubana nanjye rwose, usoze iyi nkuru ni nziza cyane. barakwereka umuforomo uri hano byaramucanze biramuyobera, atangira gupfukama ari gutakamba ati nuko ndakwinginze. ariko uyu musore nta mikino afite rwose, icyo yagambiriye gukora agomba kugikora kandi nta n'umuntu umukoze mu nkokora. Debere ati rwose mwese nababwiye ngo mushyire hejuru, ibyo mufite muri mu biki? kuki muri kuzana ibyo kurira? mushaka iki? mushyire hejuru. ndetse no wa mugabo wari umaze kujyana ka kana yaragashimuse agiye kukica, yamanitse amaboko kugira ngo bataza kumwica, kuko uyu musore yari yagendanye pisitori kugira ngo aze kwitabara aho bishoboka. none Debere n'ahangaha birashobotse yuko iza kumutabara. abari ahangaha bose ndetse n'uyu mukecuru batangiye kurira bati nukuri mutubabarire, nta kintu rwose kibi twigeze dukora. ndetse n'umuforomo muri hano ati rwose abantu baje ahangaha baje kwivuza, nuko ndakwinginze nta bintu byawe twigeze twiba, nuko turakwinginze. mbega uyu musore icyagambiriye ntabwo bakizi, niwe ukizi. umuforomo muri hano
akomeza rwose atakamba, ariko uyu musore ntabyo yitayeho, akomeza avuga ati rwose ibyo mufite hejuru nge nshaka ibyanjye mwiza kuntakira. muri kumva neza? Ndebere rwose icyo nagusabye rwose uze gusoza iyi nkuru ni nziza cyane rwose kandi nawe uri kubibona. ese uyu musore uri kurera aza gutsinda aka kana se ari buse kukabohoza akavane mu maboko y'uramwicanye? ibyo byose katuze kubireba. uyu musore akomeza avuga ati ngewe nabuze ibintu byanjye kandi mfite amakuru y'uko byayobeye ahangaha mu bitaro kandi mwebwe nsanzemo mugomba kubimpereza. rero niba mudashaka kubimpa ku neza, umuntu ufite ikintu cyanjye nampereze. ntabwo ndibuse kuvuga izina kuko arakizi, nge ntari nabasaka, ntari se ni mwebwe mumpereze bitari byaba nabi. barakwereka uyu musore yahereye kuri uyu mukecuru yari yambaye agakapu, atereka ngo uhereho wowe rwose umpereze ibyanjye, inza kugusanga n'ibyanjye ubwo karaba kakubayeho. barakwereka rwose uyu mukecuru bamwambuye agakapu ke yari yagendanye karimo amafaranga, karimo ibyangombwa. Ndebere rwose akomeza atakamba ati ndakwinginze, nuko ndakwinginze nta bintu byawe nigeze ntwara. Ndebere uyu mukecuru akomeza atakamba, ndetse uyu musore aravuga ati ngiye kugenda ndebe koko ni ibintu uri kuvuga ari ukuri, ntabwo nabyizera. barakwereka hari umugabo uri hano nawe ubwoba bwamwishe, ariko azi ukuntu yava ahangaha byamuyobeye. ibintu bimaze kubera muri iki cyumba biteye agahinda. ndetse uyu musore akomeza azamura pistori ati rwose umuntu utarampereza ibyanjye bitari byaba nabi rwose. uwo muntu rwose ndaza kumugira nabi cyane, mushatse rwose mwamereza ibyanjye. umuntu uzi yuko yajyanye ibintu byanjye akampereza hakiri kare. mbega reka tuze kureba uko biza kugenda. barakwereka rwose abaraha bose bahinze umushyitsi, bibaza rwose ukuntu bigenze. Ndebere byarabacanze, ndetse uyu musore akomeza avuga ati mwese ibyo mufite hejuru. ndetse uyu mugabo akomeza atakamba ati no wapi, nahuriye he nawe, nge nari naje ahangaha kwivuza. ikindi kandi uri gutuma uburwayi bwanjye bwiyongera, wandika koko. ariko uyu musore ati ngewe nta mbabazi nta miyaga, ugomba kumpereza rwose, nta kindi kintu nkeneye kitse rwose. icyo nshaka ibyanjye mubimpereze, nta kindi kintu nkeneye. kandi ibi byose ari kubikora agamije gutabara uyu mwana. icyo ngusabye reka tuze kureba ukuntu uyu mwana ari buze gutabarwa, kuko uyu musore atangiye gutya ari kubatera ubwoba kugira ngo agere kuri tageti yo kuba yatabaye uyu mwana. barakwereka uyu mugabo yazamuye ikofi. Ndebere rwose ati rwose nta kintu kirimo, akirangaho reba, nta kintu cyawe cyaba kirimo, ibyangombwa byanjye byose ndabiguhaye, ngakira cekinga amasure biko ari ikintu urabona, nta kintu wabona. nuko ndakwinginze. abaraha bose ndetse n'umuganga uri hano, umuforomo nawe ubwoba bwamwishe ari gutakamba ati ndakwinginze, ariko umusore uri hano afite icyo agamije. uyu musore rwose katuze kureba niba nawe bitaraza kumugiraho ingaruka. barakwereka umusore akomeza avuga ati rero namwe mwamanitse amaboko mugomba rwose kuzana ibyanyu, nta n'isoni mwebwe, nge rwose mu gihe mutari mwampereza mugomba gupfa. kandi ngewe rwose nuko nyanzuye mugomba gupfa uko byagenda kose. barakwereka umusore uri hano rwose yarazi yuko byanga bikunze agomba gutabara uyu mwana. aka kana rwose ibintu kakoze ni ibintu byiza cyane, kabonye yuko gakeneye ubufasha kabyandika ku gapapuro kaza kwitabara muri buriya buryo. reka tuze kureba ese biraza gukunda, Imana ise kubibamo. barakwereka umusore uri hano ati reka mbabwize ukuri, nge rwose mugomba guhita muzamura ibintu byose mufite, ibikapu, ibyangombwa byose mukampereza, nge nkishakiramo ibyanjye. nta n'isoni mwebwe murarira, ntabwo mbitayeho, amarira yanyu ntacyo avuze kuri ngewe. nge rwose ikindi aje ishinga nuko ngomba kubona ibyanjye kandi mugomba kubimpa bitaraba nabi. umukecuru uri hariya ari gutakamba ati nukuri ngewe nari mfite udufaranga duke twanjye koko muratujyanye, mbega nukuri rwose nta bintu byawe nibye. ariko uyu musore ati reka nkubwire nawe wa mugabo we, ugomba kuzamura ukumva neza ibintu byose ufite nkabibona, nkareba niba rwose ari wowe ushobora kuba wanyibye. nta n'isoni wowe nawe rwose ugomba kumpereza ibintu byose ufite, nta kindi kintu rwose ngamije. umusore uri hano rwose yakomeje avuga ati ngewe icyo ngamije ni ukubona ibyanjye, mwe kuza kuntetaho mwizakundiraho, ntabwo mbishingiye kuko nanjye umuntu wanyibye ntabwo rwose yaramfitiye impuwe. barakwereka umusore uri hano yavuze ati wa mugabo we wanze kurekuza aka gakapu kampereze, nge kwishakiramo ibyanjye wasanga hari nawe wabyibye. nta n'isoni wowe urahangara. Ndebere umugabo uri hano yarafite ubwoba
yafite ubwoba bwinshi cyane bitewe rwose n'icyaha yari yakoze. Aka kana agiye kukagirira nabi, ariko ntabwo azi yuko uyu musore yabimenye, kandi uyu musore ari kukarwanirira kugira ngo ajye kugatabara. Ndetse umuforomo uri hano ubwoba bwamwishe, ari gutakamba, ari gusenga mu mutima we ati Mana ntabara. Ndetse umusore akomeza avuga ati ngewe pe reka mbabwire, ngiye gushakisha rwose umuntu ndasanga yanyibye, ari wowe watwaye ibintu byanjye, ntabwo birumvikana. Ndetse uyu muforomo ati nuko ndakwinginze rwose tubabarire, abari aha ngaha bose baba baje kwivuza, ntabwo bakora ibyo bintu, ndakwinginze mbega. Ndebere ariko uyu musore ati ibyo ntabwo mbyishingiye habe na gato, muri kumva neza, mwikuza kuntetaho, mwiza kundiraho umuntu asanga yanyibye, uwo rwose biraza kumukoraho, kandi mbanje kubateguza kurikire. Barakwereka abari aha bose ubwoba bwarabishe. Ndebere rwose barakwereka uyu musore yahereye kuri uyu muforomo ati sohoka hariya hanze njya kugusaka, niba yuko nta bintu byanjye wajyanye, rukumva neza, abandi mwese musigara aha ngaha, ndaje ngiye kumusaka rwose, hehe na hehe no mwibanga ndagerayo byose mbimenye, ndebe yuko atigeze anyiba. Mu kanya rero ni mwebwe musigara aha ngaha ntacyo bitwaye. Ikindi kandi wa muforomo we shahanga rwose njye kureba. Ndebere rwose ariko umuforomo uri hano ari kubigenza gake, ariko yari yasohotse. Ndetse abasigaye aha ngaha basigaye bafite ubwoba, bari gutakamba bati Mana udutabare, Mana rwose turi kurengana, utugirira imbabazi, nuko turi kubona ibintu bitubayeho tutazi ibyo ari byo. Uyu mugabo yasigaye hano ndetse n'akana ke, ndetse wa musore asohokana n'umuforomo hanze agiye kumusaka byose kugira ngo abimenye. Barakwereka bageze hanze, umuforomo ari gutakamba ati ndakwinginze, ndetse uyu musore aramubwira ati no winsaba imbabazi, wapi byari icyo ngambiriye. Urukumva neza, uyu musore yabanje kureba hirya no hino kugira ngo arebe yuko nta muntu umwumva. Ndetse uyu muforomo barakwereka gikomeje atakamba ati nuko ndakwinginze, nta bintu byawe natwaye, ikindi kandi n'ubwa mbere twahura, ntabwo nzi kubera iki. Ndebere hari gutakamba, ariko uyu musore aramubwira ati tuza wowe ntugire ikibazo, nge rwose hari ikintu nshaka kugeraho. Kumva neza, mbabara rwose unyumve, uri kubona rwose bari abantu bari hariya, hari umuntu mubi urimo, hari umuntu w'umwicanyi uri muri ibi bitaro. Uyu muforomo yarikanze ati wati ibyo se birashoboka ngo iki umwicanyi? Uyu muforomo byaramucanze ati mbwira neza cyagenze gute se? Uyu musore yakomeje amubwira ati reka nkubwire uraza kubimenya byose, ibi byose mbikoze kugira ngo rwose ndengere umuntu umwe, umwana uri hariya wamubonye, uriya mwana ari mu mazi abira, ari mu kaga rwose, ndagira ngo rwose nkwereke, ikindi kandi uzabigira ibanga, ibi byose mbikoze kugira ngo ntabare uriya mwana, ibi byose nabatse abantu bose ndaza kubibasubiza, nta mutima mubi, nge nshaka gutabara, kandi utuze ushyire umutima hamwe, nta kibazo. Uyu muforomo ati ntabwo byumvikana, ibyo byose ukuntu tuhabuye hariya nicyo warugamije, koko wakoze nabi, watugiriye nabi. Ndetse uyu musore Ndebere yatangiye kumubwira ati wowe tuza, ntushyirijwe hejuru, utaza rwose kundaburiza, utaza kunyicira gahunda rwose zicyo nshaka kugeraho. Kariya kana kari hariya kari kumwe n'umwicanyi, uriya mugabo ugafite rwose ni umwicanyi, ashaka kukagirira nabi, nuko ndakwinginze karakani ko nshaka gutabara, utuze umere neza. Barakwereka basigaye bari gutakamba bati Mana udutabare, nuko turi ko n'ukuntu tumeze, tukabona rwose ni ibintu bibi cyane, uriya muntu ari kuza kudushinja ibintu ngo twamwibye, kandi turi kurengana, kandi koko abari kurengana uriya mukecuru ndetse n'uriya mugabo. Ndebere disi umuforomo uri hano byaramucanze, yibaza icyo gukora, akomeza gutega amatwi uyu musore. Ndetse uyu musore aramubwira ati reka nkubwire rwose, ngiye kukwereka urupapuro uze kurusoma, maze umbwire rwose nawe ibintu urabonaho biteye agahinda. Nukuri ngahakira rwose, isomere aka gapapuro, uriya mwana yakanjugunyiye rwose, ndagasoma, ngaho akira isomere, maze undebere rwose biriya bintu uriya mugabo agiye gukorera aka kana ntagatabaye naba maze iki. Ndebere umudamu uri hano yakwiye ka gapapuro atangira kugasoma. Ndebere yasanzeho ya magambo, akana kari kanditse kati ntabara, uriya muntu rwose agiye kunyica, uyu mugabo turi kumwe kandi afite intwaro. Ndebere rwose uyu mudamu yatangiye kuyasoma, nawe biramutungura ati ntabwo byumvikana, koko kariya kana Mana ishobora byose. Uyu mudamu yaratunguye ati ntabwo byumvikana rwose, numvuga yuko bitashoboka, koko abicanyi, umwicanyi arahangara akaza ahangaha mu bitaro. Mana Ndebere umuforomo uri hano byaramuyobeye, abura icyo gukora,
uyu musore nawe yaragambiriye kugira ngo kariya kana aze kugatabara, ndetse yakomeje amubwira ati noneho mfasha ibi bintu byose ubifate, noneho ndagenda ndazana umuntu umwe umwe nse muha ibintu bye kugira ngo uriya mugabo ataza kumenya izanga, Ndebere ataza kumenya ikintu kijya mbere, noneho buri wese muhibye nta kibazo kibijemo. Uriya mugabo noneho se kubona ukuntu nza kumufata maze nze no guhamagara polisi size kuba zamufata, kandi rwose ubimfashemo nta kibazo uraza kugira, utuze umere neza. Barakwereka yaramubwiye ati rwose uceceke ntundaburize, rwose ibintu byanjye ngomba kubikora neza nkuko nabyiyemeje, kandi rwose umbere umuntu mwiza, ahubwo nawe uze kubimfashamo. Uyu musore uri hano yari yizeye, yarazi yuko akazi ke agomba kugakora neza ko byagenda kose, ndetse siga abwiye umudamu ati wowe rwose ugomba gutuza ukamera neza, nta kibazo rwose wumva utuje pe, sibyo? Ikindi kandi uzi ikintu ngamije ni ugutabara kariya kana, kandi nawe ari wowe uri umubyeyi wagatabara, rero uze kubimfashamo. Barakwereka rwose uyu musore yagaragaje igikorwa cyiza cy'urukundo, ndetse siga abwiye umudamu ati wowe rwose utuze umere neza, nta kibazo na kimwe ugomba kugira, katuze kureba niba uyu musore araza kubigeraho. Ese uriya muntu umeze kuriya w'umwicanyi uri gupanga kuba yakica kariya kana ntabwo araza kwivugana uyu musore? Ibyo byose katuze kubireba, rwose ntuse gucikwa. Barakwereka uyu muforomo ati ariko njyewe ndikumva nifitiye ubwoba, sinzi niba biraza gukunda. Ndetse uyu musore akomeza amubwira ati wowe ntugire ubwoba, ngomba kubikora neza, kandi rwose ibintu ngiye niyemeje ngomba kubigeraho uko byagenda kose. Barakwereka uyu musore yahise agenda, maze uyu muforomo nawe asigara ahangaha. Uko byagenze agiye gukora rwose ibishoboka byose kugira ngo urya mwana aze kumutabara, katuze kureba ukuntu biza kugenda. Barakwereka umuforomo uri hano yatangiye kwiruhutsa ati Mana ushimwe, numvaga rwose ari ibintu bikaze cyane, kumbe ndikurengana. Uriya mugabo rwose washatse gushimuta kariya kana ashaka kujya kukica, ibye biramukomeranye, ndetse wa musore yise agaruka ahangaha. Ndebere atakurikiye wundi nongeye kumusaka, maze gusaka rwose uriya muforomo sanze nta bintu byanjye yatwaye, rero mwebwe musigaye ahangaha nimwe musigaye rwose ngomba kujya gusaka nkamenya niba nta kintu cyanjye mwajyanye. Umukecuru hano ari gutakamba ati basi mbabarira rwose ndakwinginze, ariko uyu musore ati wowe rwose ugomba kuza nkajya kugusaka wa mukecuru we. Ndetse uyu mukecuru ati koko wambabariye, njye rwose icyanzanye ahangaha ni uburwayi, ikindi kandi ugutuma uburwayi bwanjye bwiyongera. Kubera iki koko njye ko tutigeze duhura, nkuzi hehe, byagenze gute? Ndebere ariko uyu musore ati nta by'imiteto, rero ugomba kuza nkajya kugusaka nkamenya byose, niba wanyibye ibintu byanjye ugomba kubibona uko byagenda kose. Barakwereka uyu musore nanone yaraje ahita amuterura, amufata ukuboko ati tugende dusoke hanze ngende menye byose, menye niba ari wowe wanyibye cyangwa niba atari nawe, menye byose. Ndebere abandi basigaye ahangaha nuko nguko yamujyanye amuvana ahangaha ati namwe musigara ahangaha, ntaza kubona ibintu byanjye namwe ubwanyu ndaza kugaruka menye byose. Barakwereka uyu mukecuru yasohotse ababaye, asohoka ari kurira, abandi basigara ahangaha. Mbega hasigaye abagabo babiri ndetse n'uyu mwana. Uyu mukecuru nawe yaramaze gusohoka amaze kugenda. Mbega barakwereka umugabo uri hano nawe yarari gutakamba ati koko Mana wantabara, ko ntazi ibintu ahantu bijya naho biva, koko Mana wantabara koko ntazi, Mana untabare rwose ibintu bitaza kungonga. Kandi ibyo byose ari kubivuga nta nugazi uriya mugabo ahantu bigeze bahurira. Ndetse barakwereka uyu mukecuru bamuzanye ahangaha, uyu musore rwose yamuzanye atuje ameze neza, amwicaza hano ku ntebe. Ukurikire barakwereka uyu musore nawe yatangiye kureba hirya no hino kugira ngo arebe yuko nta muntu uri kumubona. Yese akomeza abwira uyu mukecuru ati wa mukecuru we, umbabarire rwose ku byabaye, ni ukugira ngo rwose ntabare, hari umuntu rwose nshaka gutabara, kariya kana kari hariya nshaka kugatabara, kari mu mazi abira, ibintu byabaye naje kubatera ubwoba ndi kuyangoze kugatabara, ahubwo baguhereza ibintu byawe nari nakwatse, nta cyaha wigeze unkorera, ntawe tuziranye, ni ubwa mbere wambona, wumva utuje umere neza rwose, usubize umutima hamwe, nta kibazo cyawe. Ndebere rwose uyu musore rwose ashaka kugira ngo atabare kariya kana. Ibyo byose katuze kubireba uyu musore gusa biragoye, ariko nanone birashoboka rwose nta kibazo. Uyu muforomo muri hano nawe akeneye kugira ngo kariya kana kaze gutabarwa uko byagenda kose. Barakwereka uyu musore yasubiyeyo, ndetse umuforomo asigarana n'uyu mukecuru ari kumuganiza
ari kumubwira ati rwose tuza nta kibazo, ndetse uyu mukecuru ari gutakamba ati ni ukuri rwose njye nari nzi yuko ni ukuri bigiye kungiraho ingaruka, gusa rwose Imana ishimwe ko rwose ibintu bitamfashe, ni ukuri ndi gusenga mu mutima ngo Imana imfashe. Mbega umukecuru uri hano nuko byagenze, ari gutakamba, barakwereka abasigaye ahangaha nabo bari gutakamba, bari kurira, ndetse wa mugabo nawe ari kurira ahangaha. Ariko igitangaje ndetse kinateye agahinda ni ukuntu uyu mugabo ufite kano kana ushaka kugashimuta nta kibazo afite, ntabwo ari kurira. Kubera icyo atari kurira byagenze gute? uze kwana nanjye rwose uze guseruza iyi nkuru. Barakwereka uyu mukecuru yari kumwe n'uyu muforomo, ari kumuhumuriza, ari kumubwira neza ati humura rwose mukecuru, turi kumwe sibyo, nta kibazo ugomba kugira, kandi ibi byose ni inyungu z'uriya mwana bari gukorera, kandi rwose uriya mwana akeneye ubutabazi. Rwose uriya musore yambwiye byose, ahubwo dore ibintu byawe reka mbiguhe sibyo, ntaza kubijyana, gusa rwose uriya musore ashaka gutabara kariya kana, ntuze kugira ikibazo rero ku byabaye, nta kibazo na kimwe ugomba kugira. Nuko byagenze, uyu mukecuru rwose bamuhereza ibintu bye nta kibazo kibijemo habe na gito. Uyu mukecuru rwose ari kuvuga ati ni ukuri njye byandenze, sinzi rwose ukuntu ndi kwiyumva, byanshanze neza. Barakwereka rwose uyu mukecuru bari bamaze kumuha ibintu bye nta kibazo. Debere barakwereka wa musore yari yagiye, ndetse uyu mugabo amaze kumugeraho, uyu mugabo rwose yatangiye kumanika amaboko ati ni ukuri ndakwinginze utaza kumbeshyera, njye nta bintu byawe najyanye, ikindi kandi si ubwa mbere se wambona, ni ubwa mbere twahura, njyewe unsi hehe rwose, reka ahubwire nubwo ugiye kunjyana. Ariko uyu musore ati ziba, ndakwiyamye, nta munwa wawe nkeneye, nta magambo yawe menshi nkeneye, sohoka hanze njye kugusaka. Niba barambaburanye ibintu byanjye niho rwose ubifite, basi ndabimenya ariko maze kugusaka, maze kubona yuko nta kintu cyanjye ufite. Uyu mugabo nawe Yesaya amanika amaboko, ariko yaremeye arasohoka, ndetse asigara wa mugabo wari wiyemeje gushimuta wa mwana. Akana karahangaha karatuje gategereje ubutabazi bwako ko buza kukageraho. Uyu mugabo nawe arahangaha, gusa ubwoba ni bwinshi, ariko ntabwo azi ikintu uriya musore agamije. Nuko byagenze, uriya mugabo nawe baramusohoye, uyu musore rwose amusohoka inyuma kugira ngo nawe ajye kumubwira rwose icyamugenzaga. Barakwereka umusore nawe yari gutakamba, ndebere ati ni ukuri wambabariye koko ko nta kintu cyawe najyanye, wambabariye koko. Uyu musore akareba hirya no hino kugira ngo arebe yuko nta wundi muntu wo mu cyumba wa mugabo atari kumubona, ndetse atabwira uyu mugabo uri hano aticara aho ngaho, icara aho ngaho rwose, reka nkubwire utuze umere neza, baguhereza ibintu byawe. Icyo ngamije ni ukugira ngo ntabare uriya mwana uri kubona hariya ari mu mazi abira, ari mu kaga, ndi kugira ngo rwose mfate uriya mugabo byanga bikunze we agomba kukabona. Debere uyu musore yese agenda ari kwiruka kugira ngo ajye kwataka uriya mugabo ese ntabwo araza kumugirira nabi. Katuze kureba uko biza kugenda, ndetse uyu muforomo yasigaranye n'aba ngaba bari kwiganira rwose, ari kubabwira byose. Ugiye wa musore yari yagiye kwataka wa mugabo uri kumwe akana kari hano kamuryamyeho, ariko kari mu mazi abira. Noneho bidatinze wa musore yari yatatse uyu mugabo uri wicaye ahangaha ari kumwe n'aka kana, ati wa mugabo we noneho nakwifatiye, rwose ntabwo ugomba kuncika ko byagenda kose. Kumva neza, abandi bari hanze bari gutekerezwa byose. Debere uyu musore ari gutekerezwa n'uyu muganga, ari kumubwira byose ati rwose utuze ushyire umutima hamwe, ntacyo bitwaye. Uriya musore ari kugenzwa n'icyiza, ashaka gutabara uriya mwana. Ndetse uyu musore yarishimye cyane ati ni ukuri ntabwo nari mbizi, ni ukuri Imana ishimwe, numvaga rwose ndi kwishinja icyaha kandi ntacyo nakoze. Mbega barakwereka uyu muforomo uri hano ati ni ukuri nanjye ubwanjye nari nahahamutse, ariko rwose utuze umere neza rwose nta kibazo kibirimo. Uriya musore ikintu kimugenza ni ikintu cyiza. Mbega bari bishimye bameze neza, bategereje yuko ibintu biza kujya mu buryo, bategereje yuko rwose ibintu biza kugenda neza. Ndetse uyu muforomo yese abwira uyu musore, uyu mugabo rwose turi kubona hano nubwo ndi kumwita umusore, muze kumbabarira, ati rwose utuze uceceke, ntugire ikintu uvuga kugira ngo uriya mwana abone ubutabazi bwe, nta kibazo na kimwe kibijemo. Reka tuze kureba. Uriya musore nawe yagiye kwataka uriya mugabo. Barakwereka umugabo uri hano afite ubwoba bwinshi cyane, ndetse n'akana karahangaha
rebere umugabo uri hano ari gutekereza ukuntu agomba gucika, agomba kuva ahangaha agahungisha aka kana akajya kukagirira nabi, ariko kubigeraho biragoye. Nkabibutse yuko iki cyari igice cya mbere turi kureba, reka tuze guhura mu kanya mu gice cya kabiri. Ntuze gucikwa naho mu kanya. Ikindi kandi ndabakunda.